Hello guys, mumeze mute? Umuhungu wanyu ufite handa ugarutse. Uyu munsi noneho tugarutse muri mining Interlink bazanira update yuko ku itariki 28 bazasohora amakampani yaguze token zabo nyine. Yego. Bakanasohora n'ubufatanye bafitanye hamwe na Visa Card, bakazatanga ikarita ya Visa Card uzajya uba wemerewe ko bawakoresha ugura ibintu runaka ugiye ufite verified ITRG. Yego. Kanze turebe iyo update mbere yuko nyibereka. Niba ari ubwa mbere ugeze hano ugiye gukora subscribe ukande like. Kandi namwe abantu mutaratangira iyi mining ntagiragera kure, nawe wayimininga kano kanya ubundi bazashyira ku isoko nawe ukagurisha izo uzaba ugejejemo. Yego. Twagiye sasa. Uraza Corex niho ngiye kubereka nyine update yabo nyine. Buriya n'abantu mudakoresha X mujye mugerageza namwe muyikoresha. Abantu muyikoresha dore account yanjye nda ambassadeur wa Interlink, umuntu ubishaka zikumforinga kugira ajye abona update zabo. Gusa ngereka nze tujye kuri X account yabo original Interlink kanze tuyishake Interlink. Dore ngiyi account yabo dore ngiyi ngiyi baba bashyizeho ama update yabo. Ubundi nze mbereke iryo tangazo basohoye ejo bundi. Dore ngiri itangazo ryabo yuko bagiye bagiye gushyira hanze ikarita yitwa Interlink Visa Card. Ukazajya igihe waba ufite nka ITRG ziri verified cyangwa ufite ITR ukaba wagura ikintu runaka, ukaba booking itike y'indege, ukaba wanabijyana ahantu haha nyine. Yego. Kanze mbasomere bimwe mu bigize tweet yabo nyine, tweet yabo bapostinze. Noneho hano baravuga ko iyi Visa Card ikora mu bihugu 170 byo ku isi hose, kagira n'abantu bayikorera nyine miliyoni 50. Murimo murabibona, abantu muze kugenda muyisome neza iyi tweet neza. Yego. Noneho hano hasi hano iyi tweet yenda kurangirira baravuga ko ngo iyi Interlink Visa Card ifasha verified ITRG and ITR to participate in world economic activity with human network. Noneho nyine iyi karita ikazatuma umuntu ufite verified ITRG ziri verified cyangwa ITR kuba nawe yajya guhaha ahantu runaka, yagura ikintu runaka nyine akoresheje izo coin ziri kuri iyo karita. Yego. Murabona ko iyi mining iri seriye. Ikindi kintu nababwira nuko kuri 28 bazatangaza Treasury Company. Treasury Company ni company zaguzemo imigabane muri Interlink nyine. Zagiye zigura amatokeni nyine amacoin runaka bakajya kuyabika. Ibi ngibi rero abantu mutabizi, iyo company nyine zashoyemo amafaranga muri mining zikagura amacoin, bituma zazindi zawe nk'igihe zigiye kujya ku isoko nyine zizagira agaciro. Hano harimo yitwa Google nayo nyine harimo zimwe nzi, ariko hari izindi bazatangaza kuri 28 company nyinshi. Harimo Google, hakabamo Amazon, hakabamo Apple n'izindi nyinshi cyane zose bazadutangariza. N'imiye amakampani yo mu Bushinwa bazadutangariza kuri 28. Rero wowe uzi ko iyi mining uyikora gake gake, nakubwira ko ugomba kwihuta kuyikora cyane. Urumva? Noneho nawe utarayitangira wanyandikira kuri iyo nimero ya WhatsApp mbarasize kuri video nkagufasha uburyo bayitangira, ibintu byose bisabwa. Kandi n'abantu mushaka kuba abambasaderi ba Interlink, mu minsi iri imbere kuba ambasaderi bizagira agaciro mbibabwire. Iyi mining ifite igihe kirekire, ntago ari nka zazindi zijya ku isoko igahita izima bigahita birangira. Iyi mining ifite igihe kirekire. Kuba ambasaderi bivuze ko hari igihe kizagira ukajya uhembwa, kandi na kano kanya harimo abahembwa biterwa nuko wakoze. Yego. Ariko kano kanya intego nyamukuru ni ukubona ACS, amanota atuma uzabona verified coin nyinshi.
Bantu rero muzi ko muyimayininga mugenda gake gakeya, mugerageze muyishyiremo imbaraga ubundi turebe mu minsi iri imbere icyo bazadutangariza. Yego, sawa sawa, ubwo niba iyi video igufashije wibuke ukande subscribe, inshuti yawe ushaka iyitangira nabo uba wayibwira nayo itangire yitangire niba usanzwe uyikora, kugira ngo tujye tunasharinga inyungu ku nshuti zacu. Buriya nyine mining twizere 100% nyine ubusanga bigoye, ariko gusa nk'iyi mining ubona igaragaza icyerekezo, Google ibatera inkunga, bafite icyemezo cy'ubuziranenge bakuye mu kigo cy'ibintu by'ubuziranenge byo muri Amerika, bakagira n'ubufatanye n'ikigo cy'imari n'imigabane cya New York, murakiza benshi. Rero mugerageze muyimayininge, mushyiremo imbaraga, ubundi dutegereze umusaruro wayo. Yego, iyo abandi bambasaderi bakuru batubwira ko yari kujya ku isoko muri uyu mwaka, gusa nyine bitewe n'ibyo bibazo byo kubanza kugaragaza izo kampani zaguzemo imigabane n'ibiki byose, no kubanza kwerekana ikarita, gusohora interlink visa card, yego byatumye iba iretse kujya ku isoko. Bajya batubwira ko ari nko muri Q1 bari nko guhera mu kwa mbere kugeza mu kwa gatatu gutyo. Reka dutegereze tuterebe ko icyo gihe izajya ku isoko, nitanajya ku isoko gusa tugomba gukomeza kuyimayininga. Igihe cyose yagera ku isoko, niyo yagira nyuma y'amezi 5, niyo yagira igihe kingana iki, pfa kuba izajya ku isoko ikaduha amafaranga menshi menshi menshi. Rero abantu muyimayininga mugerageze mushyiremo izo mbaraga zanyu zose zishoboka, ni inshuro 3 ku munsi ukayimayininga, ukajya no muri security sako hose, security sako naho ukazamo na hose ukamayininga, ubundi warangiza tugategereza icyo umushinga uzatubwira. Sawa sawa, ciao ciao.